ubutumwa bw'ingenzi butangwa n'amadini yose yo ku isi ni ugusubira ku ivuko. Mu rusengero iyo bavuga ko abantu bazataha iwabo, bazasubira aho bavuye, nuko baba bizera ko iyo umuntu aje ku isi cyangwa se avutse aba avuye mu yindi si itagaragara, ariho iwabo wa roho twahoze tuvuga. Buri dini cyangwa se buri myemerere yigisha inzira itandukanye n'iyandi madini yo gusubira muri iyo si twese dukomokamo. Inzira yose wanyuramo birasa naho amadini yose ahuriza ku cyerekezo, aho urugendo rw'abantu rurangirira. Ku bakristu ni ubwami bw'ijuru, ku babudiste ni nirvana. Nirvana ntabwo ari ahantu, ni ukuntu abantu beza bazagira igihe bakabaho batababara, batifuza, batiyumva, badapfa, batavuka. Ku bantu bafite imyemerere ya Buddhisme na Hinduisme cyangwa se Shintoisme, bafite uruziga bemera ko rukubiyemo uruhererekane rw'ubuzima hano ku isi. Ni uruziga rwitwa mandala. Muri urwo ruziga umutima warwo cyangwa se akaziga ko hagati gato gahagarariye intangiriro, niho byose bihera. Iyo tuvutse tuba tuvuye mu izingiro ryo kuba umuntu umwe, tukinjira mu isi ya rusange itegekwa n'igihe n'umwanya cyangwa se ahantu, espace. Tuba twinjiye mu isi y'ibintu n'urusobe rwabyo. Iyo si tuyibamo ibihe bisimburana bwira bugacya, hanyuma urwo ruhererekane rwagera ku musozo, ubwo ni mu gihe cy'ubusaza tugasubira hahandi muri ka kaziga gato n'ubundi twahereyemo, ka kandi k'intangiriro ya byose, hahandi twatangiriye. Umusaza cyangwa se umukecuru akongera akamera nk'uruhinja, kwa kundi yari ameze, atazi ibiri ku isi, atumva, atabona, adashobora kuvuga, adafite ibitekerezo bisobanutse, atazi ejo hazaza, neza nk'uruhinja. Iyo turangije urugendo rwacu muri iyi si dusubira ku ntangiriro, aho ubuzima bwose bukomoka. Niko mandala ibigaragaza. Uru ruziga rwa mandala rugaragaza uburyo ubuzima butangirira hagati mu mutima w'uruziga, kandi akaba ari naho burangirira. Ruhagarariye imiterere hafi ya yose y'ubuzima ku isi. Ururabo ruzamuka mu giti rukarabya, agatima karwo kaba karimo hagati, akaba ari nako karugira rwiza. Iyo rushaje n'ubundi kari agatima ko hagati aho rwahereye niko kuma cyangwa se kakavamo urubuto. Ni nk'igitonyanga kigwa mu mazi menshi kikarema utuziga twinshi dushoreranye kamwe inyuma y'akandi. Kugera mu isanzure naryo ubwaryo rigizwe n'amahuriro y'imibumbe agaragiye indi mibumbe, aribyo byitwa galaxy. Byose ni inziga. Ngiyi impamvu aba Hindu, aba Buddhiste n'aba Shintoiste bizera cyane uruziga bahereye kuri mandala. Kuri bo uruziga ni rutagatifu. Iyi si tubamo ifatika, inagaragara, itegekwa n'igihe, kubera ko iyo bwije bugacya ururabo rurarabya, bukongera bugacya bukira, rukavamo urubuto, gutyo kugeza igihe cyari urubuto kivuyemo igiti. Uwari uruhinja akaba umugabo, icyari akagezi kikiroha mu kiyaga, gutyo n'ibindi bintu biri ku isi bikagenda bihinduka. Gusa ni ingenzi cyane, ni iby'agaciro kandi bifite akamaro ko ibiriho byose bigenda ku muvuduko umwe n'igihe, ntibisige igihe kandi ntikibisige. Iyo ugerageje guhindura umuvuduko byose birapfa. Ndabisobanura. Buri gihe iyo bibaye byinshi cyane, iyo bibaye bike cyane, cyangwa se iyo bibuze, biba bibi. Ibi nibyo bibazo isi ihanganye nabyo uyu munsi. Ibintu ni byinshi cyane, ni bike cyane, cyangwa se nta nabyo. Ahantu hari ubukire bwinshi cyane haba ibibazo, haba ubukene bwinshi cyane hakaba ibibazo. Uyu munsi izihanganye n'ingaruka z'ihindagurika ry'ikirere. Imvura iguye iba ari nyinshi cyane kurenza iyo dukeneye, izuba ryava rikaba ryinshi kurenza irikenewe. Buri gihe iyo umuvuduko uhindutse biba bibi. Buri gihe iyo ugerageje guhindura ingano cyangwa se umuvuduko kamere w'ibintu biba bibi. Ihindagurika ry'ikirere rishyirwa ku mutwe wacu kubera ko twohereje mu kirere ibyotsi byinshi, ku buryo cyahagaritse kuduha ingano y'izuba n'imvura bipimye nk'uko bisanzwe mu buryo kamere. Tubashije gusimbura imigirire yacu tukava ku buryo bwo gushaka ibyiza gusa, ahubwo tugashaka ibyiza ariko tukanihanganira ibibi, icyo gihe ibibazo byinshi iyi si ifite byakemuka.
abantu bose bemeye kwakira gukora ibikorwa no gukorerwaho ibikorwa, ibibazo byinshi isi ifite byakemuka. Active cyangwa passive, buri wese muri twe aba icyarimwe ari intwari akaba n'ikigwari, umuntu mwiza akaba n'umuntu mubi icyarimwe. Buri wese muri twe aratanga akakira. Umuntu wemera ko muri we harimo imiterere y'amoko abiri abusanye yitwa yin na yang, niwe uba afite amahirwe yo kubaho neza. Yin yang, iyi ni imwe mu ngingo zivugwa muri filozofi y'Abashinwa. Isobanura ko amoko abiri y'ingufu n'imiterere avuguruzanya ari mu muntu umwe ashobora kuzuzanya. Kugira ngo ubyumve neza biragusaba gutekereza ku muntu wapfuye. Iyo umuntu apfuye haba hari abantu benshi barimo kurira, mu by'ukuri baba barizwa n'ukuri, kubera ko buri wese muri twe aba yibuka ibyiza yakorewe n'uwo muntu wapfuye. Muri make uwo muntu wapfuye aba ari intwari n'umutagatifu ku bantu barimo kumuririra. Ariko mu isi ahantu runaka hari undi muntu waraye utewe ibyondo n'uwo muntu wapfuye, cyangwa se yaramwambuye amafaranga. Kuri uwo muntu, uwo wapfuye aba yari ikigwari n'umuntu mubi, nyamara ni umuntu umwe ufite abarira kuko yapfuye n'abaseka kuko yapfuye. Yin yang. Hagendewe ku nkuru zo muri Bibiliya, umuntu waba yarabonye Yezu Kristo yirukana kandi amena ibicuruzwa by'abantu bacururizaga mu rusengero nk'uko byanditswe mu Ivanjiri ntagatifu nk'uko yanditswe na Yohana, uwaba yaramubonye bwa mbere arimo kumena ibicuruzwa by'abantu yashoboraga kugenda avuga ko yahuye n'umuntu mubi uhohotera abandi. Mu gihe uwamubonye akiza abarwayi agaburira abashonje akaba aribwo bwa mbere yari amubonye, yashoboraga kugenda avuga ko yabonye umuntu mwiza urusha abandi kuba umuntu mwiza, nyamara ni umuntu umwe. Yin na yang. Abantu babiri bashobora kujya impaka ku muntu umwe, umwe avuga ko uwo muntu ari mwiza, undi avuga ko uwo muntu ari mubi. Izi nizo mbaraga za yin na yang. Kuba mwiza kandi mubi icyarimwe, kubaho uzi kuringaniza umunzani uri imbere muri wowe, niko kubaho mu mahoro. Igituma tunanirwa kubaho gutya ni ukureka no kwibagirwa rumwe muri izi mpande ebyiri buri wese yifitemo. Niba ari byo koko tukaba turi roho zishobora kuva mu kinyabuzima kimwe zikajya mu kindi, ubwo bivuze ko buri wese muri twebwe avukana ubushobozi bwo kubaho. Ubwo nta muntu uvuka ari mushya cyangwa se vierge. Bisa naho iyo umuntu avutse abaje kuri iyi si gukomeza ibyo aba yaratangiye mbere. Nubwo muri ibi bikorwa bya reincarnation cyangwa se byo guhindura ikinyabuzima roho yinjiramo aho icyo kinyabuzima kiba giherereye hahinduka, ariko imibereho y'ingenzi mu buzima ibigizwe n'imyitwarire twebwe ubwacu twahisemo tukiri mu bundi buzima. Gukora igikorwa no gukorerwaho igikorwa, gutanga ingufu no guhangana n'ingufu, kurenganya no kurenganywa, impamvu n'ingaruka. Ibi byose twavugaga bigize itegeko rusange ry'ubuzima, ari ryo Abahindi bita karma. Umva karma icyo ari cyo. Mu mikino ikinwa hadakoreshejwe ingufu nyinshi harimo uwo bita biyara. Ni umukino bakina bafata inkoni bakayisunikisha udupira duto tuba turunze ku meza. Inkoni bayisunikisha agapira bakoresheje umutwe wayo, ako gapira kakajya mu cyerekezo inkoni kerekejemo, kagakubita utundi dupira natwo tugakwira imishwaro, ariko ingufu zidukwiza imishwaro ziba ziturutse ku gapira ka mbere kasunikishijwe inkoni. Cyangwa se nanone umukino wa biye, uburyo bafata biye imwe bakayikubitisha indi, ikubiswe ikagenda ku muvuduko n'icyerekezo ihawe na yindi yoherejwe n'umuntu. Karma ni uko ikora. Ibikubaho uyu munsi birimo kugenda gutyo kubera igikorwa wakoze mu gihe cyahise. Abantu bo muri Aziya cyangwa mu burasirazuba bw'isi bemera ko nk'uko biye bakubise indi ijya mu cyerekezo bitewe n'ingufu n'icyerekezo cyahawe biye yoherejwe n'umukinnyi, imibereho yacu ya none imeze uko imeze bitewe n'ingaruka z'ibyo twakoze ejo. Iyo ukoze ibyiza biba bisobanuye ko nawe ejo uzabona ibyiza, wakora ibibi ejo ukabona ibibi.
bemera ko tugomba kubahiriza no gukurikira amahame kamere. Iyo bitabaye ibyo ni twebwe tubona ingaruka. Aha niho abantu bo muri Aziya bakura imvugo nka tele prix qui croyait prendre. Uwatekerezaga ko yafashe birangiye ari ufashwe. Uwahigaga ahindutse umuhigo. Ibi binafitanye isano n'inyigisho zo muri Bibiliya nka uzasarura ibyo wabibye. Imyemerere myinshi yo mu burasirazuba bw'isi igaragaza ko inyigisho nk'izi ngizi nazo ubwazo zigaragaza karma icyo ari cyo. Umusaruro w'uyu munsi ni uvamo imbuto z'ejo. Iri tegeko rya karma niryo rifasha abantu gukura, niryo rituma abantu bagira ubunararibonye muri ubu buzima, niryo ryumvisha abantu ko badashobora gutera imbere bari bonyine, nicyo gituma abantu babana neza bitabaye ngombwa ko babikora ku gitsure cy'uwo ari we wese. Abantu bose niyo bataba abanyedini bazi ko iyo bakoze ibyiza nabo babona ibyiza. Ibintu byose bikorwa n'abantu babikora ku nyungu, niyo byaba ari ibintu barimo gukora ku buntu batari buhembwe igihembo gifatika. Baba bumva hari igihembo bazabona ejo cyangwa se ejo bundi, bagihawe nande ntawamukubwira. Niyo mpamvu havutse ijambo igitambo. Karma nisunikira abantu bafite byinshi hano ku isi. Hari igihe ubona baciye bugufi bagakora ibikorwa byo gufasha bari munsi yabo kubera ko baba bavuga ngo ntawamenya, wasanga nanjye ejo nzisanga mu mwanya wo gukenera ubufasha. Karma ifasha abantu gukoresha impande zombi zibarimo. Abantu bashobora gukiza ariko ku rundi ruhande bashobora no gukizwa. Ukora igikorwa ariko nawe ukaba wagikorerwaho. Iyi niyo mpamvu abizera karma basaba abantu buri gihe kwishakamo ibisubizo aho gushyira amakosa ku bandi. Ibi bitanga icyizere ko umunsi umwe dushobora kuzarekeraho kwanduza amazi no kwangiza amazi uko ibisekuru bizasimburana, kubera ko tuzagera aho tumenye ko ari twebwe bigiraho ingaruka. Iyo umuntu akiri mu myaka y'ubuto ntabwo aba yari yakarema umuntu azaba we mu by'ukuri. Bikomereye uwo ari we wese gusobanura imiterere n'imyitwarire y'umwana ufite imyaka 10 y'amavuko. Byakomerera uwo ari we wese kuvuga ko uriya mwana w'imyaka 10 ari umuntu mwiza, witonda, ugira ubumuntu, utavuga menshi. Haba hakiri kare cyane kuko kuba yarema umuntu ari we mu by'ukuri, ahubwo uko imyaka ihita akoresheje ibitekerezo bye agenda arema umuntu azaba we, umunyamahane cyangwa se umunyarugwiro, uvuga menshi cyangwa se utuje, ukunda abantu cyangwa se ukunda ibintu. Dore uko umuntu arema uwo ari we. Icyo utanga kiba kingana n'icyo wakira. Ibyo utekereza ukabikora bigena ibyo abandi bagukorera, bityo umuntu uzaba we akagenda yiyubaka muri ubwo buryo. Iyo umuntu amaze kwiyubaka akagira imiterere n'imyitwarire yihariye, ahita amera nkaho afite gahunda ya mudasobwa imurimo imbere imufasha kwitwara nk'uko yitwara. Yifashishije ibyumviro dufite ku mubiri, buri munsi arumva, agatekereza, agahitamo, agafata ibyemezo bigendeye ku myitwarire ye. Ni ukuvuga bigendeye ku bwoko bwa gahunda ya mudasobwa imurimo imbere. Niyo mpamvu abantu batabona kandi badafata ibintu kimwe. Ibishobora kubabaza umwe bishobora gushimisha undi. Uko niko umuntu arema ubuzima azabamo n'imyitwarire azagira. Ubuzima bwe bwose busigaye akabubaho bitewe n'uwo muntu yabaye we. Ibyo twavuze byose muri iki kiganiro bikubiye mu nyandiko zitandukanye zivuga ku gikurikiraho nyuma y'urupfu rw'ikinyabuzima icyo ari cyo cyose. Ni inyandiko zirimo nka Réincarnation et foi chrétienne ya Denis Muller, La réincarnation au-delà des idées reçues ya André Couture, Réincarnation, la nouvelle affaire Galilée ya Marie Stanley n'izindi. Nitwa Ismael Mwanafunzi. Ndabashimiye.